Hello guys, muri ino video ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura account ya Binance aka kanya. Ngiye kukwereka uburyo bwiza ushobora kubikoramo ugakora account ukayiverifyinga maze nawe ugatangira gukoresha Binance mu buryo bunyuranye. Gusa ukibaza uti Binance ni iki? Mu by'ukuri mu magambo make Binance ni cryptocurrency exchange cyangwa se reka mbyite nka application ushobora kujyamo ugakora trade ugacuruza amacoin atandukanye ukayavunjamo nandi. Nakoze video nerekana cryptocurrency icyo ari cyo, ushobora kugenda ukayireba, link iri muri description isobanura cryptocurrency. Niba uri mushyashya ushobora kwireba. Ugikora kuri link naguhaye muri description cyangwa muri comment urahita ugera ahangaha. Tugiye gufungura Binance. Ndagenda ngusobanura ibintu byinshi kuri ibi ngibi, gusa reka mbisobanure turimo kugenda kugira ngo video itaza kuba ndende. Ugikora kuri link naguhaye muri description urahita ugera ahangaha. Numara kugera ahangaha uraza kuri ahangaha ngo get started. Ahangaha numara kuhakora urahita ugera ahangaha ngo sign up with email or phone, cyangwa se ushobora none gukora ahangaha ngo continue with Google. Gusa ibyiza reka dukoreshe telefone dufungura account. Ushobora gukoresha uburyo bunyuranye, gusa twebwe tugiye gukoresha nimero za telefone. Reka dukore ahangaha hambere, then bazatubwira uti create personal account. Tugiye gufungura account ya Binance. Ino niyo step ya mbere. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo ubikora ukayiverifyinga account. Murabizi ibintu bya KYC ahangaha irakenewe, nayo turayifungura ku buryo account ushobora guhita utangira kuyikoresha aka kanya. Ahangaha tugiye gushyiramo nimero za telefone duhereye kuri 70, ntabwo cyandika igihugu kirata kiyishyiramo. Murabona ko babanje 250, ni ukuvuga ngo ni u Rwanda. Ahangaha rero urandika nimero zawe za telefone neza, numara kubikora urahita ukora ahangaha handitse ngo next. Ahangaha hari next hano h'umuhondo muri kuhabona, murabona ko igihugu cy'u Rwanda kirimo na nimero zacu kandi zikaba zirimo neza. Numara gukora kuri hariya baratakubwira ngo phone verification. Ahangaha ikintu tugiye gukora, bohereje code kuri ziriya nimero za telefone. Tugiye gufata iyo code tuyishyiremo ahangaha. Reka tujye muri SMS za telefone bisanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo nimero nuko ibyiza waba ufite telefone wenda yaba irimo. Murabona ko code aka kanya bahise bayohereza, tuyikore copy cyangwa se tuyandikemo bisanzwe tutiriwe tuyikora copy, nabyo birashoboka. Reka tuze tuyishyiremo ahangaha, urayandika neza nkuko bayiguhaye, uhita ukora ahangaha ngo submit. Ni ukurindira gatoya. Gukora account ya Binance ni ibintu byoroshye cyane, ndetse ngiye kukwereka step by step. Wowe ukurikize bino ndi kukwereka, uraza guhita ukora account ya Binance utangire uyikoreshe mu bintu binyuranye, wakira n'amafaranga kuri internet, ku ma application na website, cyangwa se abandi bantu baba bashaka kuguha amafaranga mu buryo bwa crypto. Ahangaha murabona ko dushyizemo password, ushyiramo password ikomeye, byibuze character 8 kandi ifite n'uburyo irimo imibare, ivanzemo imibare, nibyo byiza. Reka dukore next. Ahangaha urakora next. Password nanone igomba kuba byibuze irimo inyuguti ndende. Murabona ko account tumaze kuyiverifyinga, icyo tubura no gukora ahangaha ngo agree. Ahangaha turagafungura kano kantu, bihita dukora ahangaha ngo next. Murabona ko gufungura account muri Binance byoroshye. Ahangaha ushobora gukora ahangaha ukemeza kuri yes, ukemeza ugakomeza. Gufungura account muri Binance step igoye twayirangije yo gufungura account. Gusa tugiye ku yindi step yo kudownloading application. Step ya kabiri, murabona ko account twamaze kwifungura. Ikintu nanone ahangaha ugomba kumenya, iriya nimero ya telefone wakoresheje ndetse na password wakoresheje ugomba kubyibuka, ntabwo ugomba kubyibagirwa. Murabona ko tugiye kuri Play Store kudownloadinga application ya Binance. Downloadinzwe n'abantu barenga 1,100,000 kandi ifite rate 4.4. Murabona ko rero ari cryptocurrency cyangwa se exchange nziza. Ahangaha rero urahita udownloadinga application uciye kuri Play Store, urandikamo Binance, ugera ahangaha. Murabona ko ngiye hariho update, gusa ushobora gusanga hariho install kubera ko nayo ufite. Ahangaha urahita uyisanga muri phone yawe. Numara kuyidownloadinga uyifungure. Numara kuyifungura urahita ukora ahangaha ngo log in. Ahantu handitse log in
niho uza gukora kugira ngo dushyiremo account twamaze gufungura. Kandi niba ugiye gufungura account udakoresheje udaciye kuri website, nabwo ndaza gushyira code muri description ushobora kuza kwandikamo referral code kugira ngo uyifungure ukoresheje referral code. Ahangaha tugiye gushyiramo nimero za telefone twakoresheje dufungura account. Ahangaha turashyiramo nimero za telefone neza, amarana ko igihugu kishyizemo. Iyo kitarimo ushobora gukora hariya nanone igihugu ugashyiramo u Rwanda, uhita ukora continue. Ahangaha noneho bakubwira uti welcome back. Ahangaha tugiye gushyiramo password twakoresheje dufungura account, duhita dukora next. Account twafunguye mu kanya twashyizemo password, iyo niyo tugiye gukoresha. Ahangaha barimo kubwita ngo shyiramo 2 step verification. Ibi ngibi byo ntabwo ibyiza ari uko watubishyiramo nonaha, gusa nabwo uramutse ushaka ushobora gukora hariya hejuru ukaba witonze kubishyiramo. Reka mbe nkoze hejuru mbe nitonze kubishyiramo, gusa ibyiza ni uko wabishyiramo kuko byongera umutekano wa account yawe. Murabona ko Binance twayinjiyemo dukoresheje account nshyashya. Niba urimo kureba ino video ubu ngubu wamenye uburyo bafungura account, by'ingenzi wabimenye. Murabona ko dufiteho 0 na amafaranga dufiteho. Nakoze video yerekana yigisha ibintu bijyanye na cryptocurrency, ushobora kuyireba muri description numara kureba ingi kugira ngo usobanukirwe ano macoin yose turimo kugenda tubona hasi, cyangwa se ibyo bita trade, deposit n'ibiki byose, n'uburyo babayinga ama cryptocurrency ukongera ukayacuruza. Ahangaha tugiye kuri step ya gatatu rero yo kuverifyinga. Uraza ukore ahangaha ngo verify account, cyangwa se nanone ushobora gukora hariya hejuru. Ushobora gukora hano hejuru ukaza ugakora ahangaha ngo unverified. Ahangaha ngo unverified. Tugiye kuverifyinga account twamaze kuyifungura, gusa kuverifyinga nabyo ni ikintu cy'ingenzi. Uraza ukore ahangaha ngo unverified kuri profile yawe kugira ngo account yawe yemerwe. Uhita ukora ahangaha ngo verification. Ahangaha muri kuhabona maze uhite ugera ahantu. Gusa twebwe reka dukore ahangaha n'ubundi tugiye kuri verifyinga account. Numara gukora hariya kuri verify account tugera ahangaha ngo get started, ukoreho naho tugiye kuverifyinga account, icyo bita KYC. Ahangaha bino bintu ni ingenzi cyane kubera ko nibyo bituma account yawe iba irangiye. Ino ni step ya gatatu, utayiciyemo ntabwo waba ufunguye account. Urahita ukora ahangaha ngo continue. Igihugu numara kugihitamo, ibyiza ni uko ushobora gusanga kishyizemo kubera ko batabona ahantu uherereye n'ubundi. Ahangaha bakakubwira ngo welcome to Binance. Ahangaha bagiye kudusaba gushyiramo amazina. Ahangaha urashyira amazina abaruye ku ndangamuntu yawe neza neza, nk'uko abaruye ku ndangamuntu niko uyandikamo. Ushyiremo izina rya mbere, hasi ushyiremo n'irya kabiri, izina ryawe rya nyuma. Numara kwishyiramo uhita ukora ahangaha ngo continue. Ano mazina agomba kuba ahuye neza neza nk'ari ku ndangamuntu yawe. Uhita ukora ahangaha ngo continue. Utegereze gatoya bakubwira ngo what is your nationality. Ahangaha n'ubundi bagiye kubita shyiramo u Rwanda kubera ko n'ubundi bakubaza igihugu utuyemo. Reka dushyiremo u Rwanda. Noneho bakubwira ngo what is your date of birth, bakubaze itariki y'amavuko, ushyiremo itariki neza neza nk'iri ku ndangamuntu yawe, itariki wavutseho. Uhere ku mwaka ushyiremo ukwezi. Hano mu hagati tugeze ni ku kwezi, uhita ushyiramo noneho n'umunsi. Ibyiza ni uko wabyandika urimo kureba ku ndangamuntu yawe, kuko utabihuje mu gukora verification cyangwa se ino KYC ntabwo byagenda neza. Ahangaha kubita ngo home address. Ahangaha naho urandika ku ndangamuntu yawe, biba biriho akarere ndetse n'umurenge wafatiyeho indangamuntu, nibyo wandika ahangaha. Reka twandikeho ahangaha Kigali, Gasabo. Ni ukureba ku ndangamuntu yawe ibiriho nibyo wakandika. Account ya Binance iraba irangiye. Ibi ngibi nubigireho ikibazo wenda ngo utekereze ko imyirondo yawe itaba ifite umutekano, Binance irizewe. Ahangaha ngo zip code urashyiramo
poto code washyiramo 05 noneho city ushyiramo Kigali. Murabona ko tubirangije tugiye gukora continue. Ahangaha turi muri step ya gatatu yo kuverifyinga account yacu kugira ngo nyine babone ko ari umuntu urimo kuyikoresha. Ahangaha bagiye kugusaba document verification ushyiramo ID card ukore continue. Bakubwiye uti document verification. Ahangaha none bagiye kudusaba gushyiramo indangamuntu, gufotora indangamuntu. Ahangaha rero urakora continue. Bagusabe noneho gushyiramo ifoto cyangwa se kwa uploading ifoto n'ubundi yari irimo. Ibyiza nuko waza gufotora ifoto witonze ukayishyiramo, gusa nanone birakunda ko wahita uyifatira ako kanya urahitamo. Ahangaha rero uraza gushyiramo indangamuntu yawe neza uyifotore imbere n'inyuma ubishyiremo. Account yawe bashaka kugusana none kuza kwifotora selfie, noneho account yawe igata ijya muri review bikaba birarangiye. Ahangaha ntabwo mbikweretse neza, gusa nabyo urahita ubigeraho. Account yawe ibe verified nk'uko ubibona ahangaha, nibwo iba irangiye neza, nibwo utangira gukora ibintu binyuranye, ndetse nabwo wemererwa kubikuza amafaranga. Rero ubu ngubu umenya ukuntu wafungura account ya Binance. Link yo kwiyandikishirizaho urayisanga muri description y'ino video cyangwa uyirebe muri comment. Kandi ufite ikindi kibazo ucyandike muri comment duhita tugusubiza. Naho mu yindi video ikurikira.